bantu bacu meze mute? Ubu noneho tubazaniye inkuru ivuga ko ikipe nshya y'umupira w'amaguru ivukiye mu ntara y'Amajyepfo. Igisobanuro cy'iyegura rya perezida wa Mukura. Ku wa kabiri tariki ya 12 Gicurasi 2020 nibwo wari umuyobozi mukuru w'ikipe ya Mukura Victory Sports Nizeyimana Olivier yeguye ku mpamvu ze bwite. Ibi bikaba byaratanze igisobanuro ku makuru yaramaze iminsi avugwa ajyanye n'ikipe nshya y'umupira w'amaguru igiye kuvukira i Huye, izaba iyobowe n'uyu muyobozi weguye. Hashize iminsi mike hamenyekanye amakuru ko mu karere ka Huye hagiye kuvuka ikipe nshya y'umupira w'amaguru izaba ishyigikiwe mu buryo bufatika mu nguni zose, ku buryo izibagiza abanyahuye agahinda ngo baterwa na Mukura Victory Sports itabaha ibyishimo baba bakeneye. Umushinga w'ivuka ry'iyi kipe umaze kwigwaho neza ku buryo yashakiwe izina ndetse n'ikirango cyayo. Biteganyijwe ko iyi kipe izaba ifite izina rya AS Huye FC, ikaba ifite ikirango kirimo amabara atatu: umutuku, umweru ndetse n'umukara. Hagati handitsemo umubare 2020 bigaragaza ko yavutse mu mwaka wa 2020. Amakuru Inyarwanda, ikinyamakuru gikorera kuri internet dukesha iyi nkuru, yamenye ko Olivier Nizeyimana ari mu bari gutegura uyu mushinga kandi ari nawe uzayobora ikipe. Akazaba afitemo uruhare runini kuko azaba ayitera inkunga binyuze muri Volcano Express Ltd. Abandi bari muri uyu mushinga ni abaterankunga bivuga ko bari mu gihugu cya Canada, bazaba bafatanya na Olivier Nizeyimana mu kumenya ubuzima bwa buri munsi bw'iyi kipe n'imibereho yayo. Iyi niyo mpamvu nyamukuru yatumye Olivier Nizeyimana yegura ku mwanya w'ubuyobozi bw'ikipe ya Mukura Victory Sport yari amazemo imyaka 9. Ibi byafashe intera nyuma y'uko Olivier Nizeyimana asabye abanyamuryango ba Mukura ko yahabwa imigabane igaragara muri iyi kipe, aho yifuzaga byibura 70% by'imigabane yose ya Mukura, ariko barabyanga bituma Olivier ahindura intekerezo asohoka muri iyi kipe. Inyarwanda yagerageje kuvugana n'impande iki kibazo kireba, ariko ntibashatse kugira icyo batangaza. Biteganyijwe ko iyi kipe ya AS Huye FC izatangira mu cyiciro cya kabiri mu mwaka w'imikino wa 2020-2021 igahatanira kuzamuka mu cyiciro cya mbere. Zimwe mu ntego nyamukuru z'iyi kipe ngo ni ugukina umupira mwiza, baharanira kugera ku ntsinzi no guha ibyishimo abaturage bo mu karere ka Huye. Aha ikazahangana ku rwego rukomeye n'ikipe ya Mukura byo ku rwego rwo hejuru. Iyi kipe ngo izaba ifite buri kimwe cyose ku buryo nta kibazo izagira kijyanye n'amikoro nk'uko bikunze kugaragara mu ikipe ya Mukura. Abakinnyi ba Mukura bamaze amezi 7 badahembwa. Ni ikibazo gikomeye ubuyobozi bwa Mukura bugomba kubanza gukemura mbere y'uko umwaka w'imikino wa 2020-2021 utangira. Biteganyijwe ko Nizeyimana Olivier ari uzaba uyoboye ikipe ya AS Huye FC, akazashiraho n'abandi banyamuryango bazakorana ubwo bazaba bamaze gushira ku mugaragaro umushinga wabo, yanamaze kwemerwa nk'umunyamuryango wa Ferwafa. Ngaye nguko iby'umupira w'amaguru, reka dutegereze igihe nikigera bizajya ahagaragara. Igihe